tumuzane papa, tumuzane Musinga wiriwe. Wibeshya ntago bireba papa, nimba waniriwe nturi guraye. Amakuru rero ngiye kubahereza ni amakuru ngira ngo uyumve wenyine n'ugiye undi muntu yaha, uko nta makuru y'ibanga ndi gucukumbura ahantu pembeni, ngo Musinga akiri umujene atarasaza, ngo hari ikigo yigagaho nari kumenya neza ngo kiburera, ngo Musinga ngo yari umuryi, ngo ikintu cyane na itandi wini ngo yari umuryi karahuta. Noneho akantu naje kuvumbura ngo nuko ngo ikintu kijyanye kwa kundi bwabwije mu masaa 5 mu masaa 6 mukabwibwe, ngo bari bafite we na genge ifite ibirozi, ngo bari bafite operation iko Garukushime rero naje kwanariza njya kuri ChatGPT menya ngo Garukushime ni iki. Garukushime ngo barabyukaga ngo mu masaa 9 ucyagiye mu rukerera ngo mu masaa 7 gutyo abana basinzire bose, ubakagenda ngo bakajya muri refectoire handi bariraga bagakusanya ngo byabiri byose ngo byaguye hasi, ngo biri mu madishi ngo byose bagashyira hasi ngo bakarya, we na genge ngo ifite ibirozi. Noneho ngo ikintu cyabayeho ngo kugira ngo abamuvumbure bamenye ko nawe ari muri operation Garukushime, ni kubera ko ngo bukeye bari kwiga kwa kundi bamufatiye amasomo hari akayaga mu gitondo ari amahumbezi, ngo papa yabataye mu musozi watanje, umusuzi uryana mu maso bro, batera umuti w'ibiranga, batera umuti w'amasazi biranga, induru zibinduru, ngo yari afite akana ngo yateretaga ngo ukumvisha uwo musozi ukarambwira ngo si uyu Musinga narinzi. Papa nakuziye, iyi ni part 1. Wamamagaye wambuze sho iko shago suraza ryari uzangu inkuru za yakurubiko y'umugabo wanjye yarajyazana umwana ese ndabateye hanze umwana wazanyangana atafite imyaka 3 ariko n'umunsi uyatinye cyane kinigiriza ikote ukajya mu ikiyoni uzurabe cyambaye costume ajya mu ikiyoni uratinya urwana rwifata rukagarama mu ntebe zase ukajya n'irugo cyana kigaraba kigaba yerekekare mu mupira ukajya ni mu rugo rwacyo. Ego baba uranza niki nari nyikumbuye uzana biscuit suzi cyane he urazishyira, ariko umusaza nk'uyu wambare kote karinigiriza na karuvati ya biscuit cyane ko cyarye n'amabuye kikayahekenya ko ari banyakureba ibaye uri gushinyika iki kinyi cyane cyumbanya ngo kirimo umuzima w'umusaza. Umwana uravuga agaseko uzi ngo n'umwana ntacyo yumva nyakumvirije tagipona ko kireba ajya amaso bayanoboje mu rushinge niko ko ni nkuba kagenda uzabona umva umuzanye imyumbati yo guhekenya sawa. Ni igisaza cyambaye costume ntago ari umwana ariko cyane gifite n'uruhara. Sawa mvuze ngo ikideka maze kuvuga gute mbira ibintu yabibwira papa wawe aya bivuga ntago cyane gifite ipfundi kuhaguruka sana gufotora aya maguru none aragenda akajya amavuna mu y'amaguru. Nuko ari igihe nyamvuga ibintu bagatangira ngo Musinga ngo ibi bintu uvuga ngo ntago ubizi, reka nkwereke ikintu giparitse inyuma yanjye umbwira ari igiki. Iyi ni imodoka ntitubeshyanye nuko bavuga ngo ari igihe ngumba ndagifite, iyi modoka ngo ntayo ifite. Iyi ni modoka ngo iyi na modoka irimo papa ibintu byorere babarira uzubere. Imodoka gisaze mu nzira nayitaruka yo nayireka ikambo kuko nyabwo nayigonga. Imodoka nge nayigonga nyirayo naza nako muze biramutse bibaye ngumba akavuga ngo abantu bafite imodoka hari akantu kabinjemo bagiye gupfa. Nk'umuvandimwe abazize iki ntitubeshyanye yabazize iki. Imodoka ipima santimetero 40, ibundi izi modoka n'iz'abahungu bitwa bakebe ba 6 n'igice, mungu werekana kano gacupa akaba rero yagenda. Imodoka z'abantu bagufi zabonetse n'abakobwa bagufi, imodoka zanyu zabonetse, izi ntago ari zacu papa. Ntago muvandimwe nta modoka afite nawe kani wereka ukajide hariko aragenze ndabona Yesu mwiza wansukoje neza ambaye zibi wabo tunawagahuye soka nagaga soka zibigusokoza bombi ya mugiga guys naje tangu butina bwakundanaga n'umusheri wanjye bukora muri salo none burenda kungura hiyo watermelon y'umutwe guys natukanye muri salo bahungabanye dore mu mama yumiwe
dore n'undi yumiwe mwindeba mwabuguye umwe